uguhaga guhanga ahubwo nagahinda natewe no kubura banjye kuko bose bashize twe tubeguriye ijabiro nk'uko umwami Rudahigwa yeguriye iyo kiliziya Kristo umwami ubasumba kera twari mu muryango none ubu turi nyakamwe nimuneke mundorere yemwe mukabyaramwe batwiciye abapadiri batwicira ababikira batwicira abafurere batwicira abakristu baramwica padiri Matiyasi Ngirumpatsi baramwica padiri Bosiko Irirwahandi baramwica padiri Nose Nyangezi baramwica padiri Karisi Uwitonzi baramwica Seragusitini ayana na Serifu Françoise baramwica Martini Habayo barabica Barutayisire bombi Murekezi François Kankindi ntabwo tuzabibagirwa abana bo kwa Sebahungu batandatu mu by'ukuri abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko hano muri uyu murenge wa Kibungo navuga ngo ntabwo bari mu buzima bubabaje cyane birumvikana bamaze gutera intambwe bari mu aho bigejeje n'imiyoborere myiza birumvikana ko hariho n'abafite nkeya bitewe n'imyaka bagezemo basigari cike ariko kwiyubaka n'urugendo biratanga icyizere cyane ko abo babashije kugira aho bagera bakirima bagafasha abanyantege nke kandi muzi ko na leta yacu idufasha umunsi ku munsi umupfakazi ariko nubwo ndi umupfakazi sinihebye ko ngenda ndashimira leta cyane. Ubutumwa bw'uyu munsi tugenera imiryango abarokotse Jenoside mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ni ukubabwira ngo bakomere igihugu kiriho kandi bagira icyizere cyo kubaho, icyizere kijyanye n'imibereho muri rusange, kijyanye n'ibikorwa byabo byo kwiyubaka, kwiteza imbere kuko hari igihugu kandi kibashyigikiye, ndetse nkunda no kongera ko hariho n'Imana nayo y'inyembaraga irinze ubuzima bwabo. Ijambo rikuru rero ni gukomera, bakizera kubaho kandi bakizera kubaho baterana imbere biyubaka kandi bashyigikiwe n'igihugu n'umuryango nyarwanda. Kuko bose bashize